Ese wamenye ko umukunzi wawe cyangwa se uwo mwashakanye arimo kuguca inyuma? Wakora iki? Mu by'ukuri wakora iki? Muri iyi video nabateguriye ibintu 12 ukwiriye guhita ukora mu gihe usanze umukunzi wawe ari kuguca inyuma cyangwa se uwo mwashakanye ari kuguca inyuma. Icya mbere ukwiriye guhita ukora ako kanya, fata umwanya uhagarare, uhumeke, ubanze utuze. Igihe cyose ubabaye ushobora gufata icyemezo gishingiye ku gahinda cyangwa se ku marangamutima mabi. Fata akanya uceceke, uhumeke neza mbere yo gukora icyo ari cyo cyose. Icya kabiri ukwiriye gukora, emeza neza niba ari ukuri, niba amakuru wakiriye ari ukuri kuko kari kuguca inyuma. Ntukihutire gufata umwanzuro ukomeye udafite ibimenyetso bifatika ndetse n'amakuru yuzuye. Ibihuha cyangwa ibyiyumvo bidasobanutse bishobora gutsa no kwibeshya. Icya gatatu ukwiriye kwirinda guhita ukora, irinde kurwana cyangwa gutukana cyangwa se gukoresha andi magambo mabi. Nubwo wababaye, guhohotera cyangwa gutukana ntibikemura ikibazo. Ibyo bishobora kukugiraho ingaruka nini cyane iyo mufitanye urugo cyangwa abana. Kimwe n'uko wanamukubita cyangwa se ukamukomeretsa, amategeko akaguhana. Icya kane ukwiriye guhita ukora, ganira nawe ukoresheje amahoro. Muganize, umubaze ndetse umenye n'icyabimuteye. Niba ngombwa shyiraho igihe cyo kuganira ku byabaye. Ntuvuge kugira ngo utsinde, vuga kugira ngo wumve kandi wumvikanweho. Icya gatanu ukwiriye guhita ukora, shyira amarangamutima ku ruhande, wiyoborwa n'amarangamutima. Andika ibyo wumva cyangwa se ibyo utekereje cyangwa se ibyo utekereza. Ibi bizagufasha kubisohora cyangwa se kubyikuramo utabikoreye umuntu mu buryo butari bwo cyangwa se mu buryo buhubutse. Icya gatandatu ukwiriye gukora, vugana n'inshuti cyangwa umujyanama wawe cyangwa se nanjye umpamagare unganize ku kibazo cyawe. Ntukagume mu bubabare wenyine. Hari inshuti z'ukuri cyangwa abajyanama b'ukuri bakugira inama kandi ukabasha gusubira ku murongo ndetse bakakugira n'inama y'icyo wakora muri ako kanya. Icya karindwi ukwiriye gukora, tekereza ku byo ushaka, tekereza ku byo wowe ushaka. Ese muri uwo mwanya urashaka iki? Urashaka amahoro? Urashaka intambara? Urashaka divorce? Urashaka gutandukana? Tekereza wowe icyo ushaka koko cya nyacyo. Ese urashaka kubabarira? Ese ushaka kuvuga? Ese urashaka kubabarira? Ese ushaka kuva mu rukundo? Ese ushaka gukora divorce? Ese ushaka kwihorera? Tekereza ku cyo ukeneye aho guhubuka mu byo abandi bavuze. Icya munani, rinda agaciro kawe. Icyo umuntu yagukoreye ntigikwiye kugutwara icyubahiro cyawe. Uri uw'agaciro nubwo uwo wakundaga atabibonaga. Icya cyenda, irinde guhorera cyangwa se kwihorera. Kwihimura si igisubizo, bituma umera nk'uwagucumuyeho cyangwa se baca n'umugani ngo ujya kwihorera yitwaza imva ebyiri. Ureke ibikorwa byawe byerekane imbaraga zawe, intonganya cyangwa se imirwano cyangwa se n'ibindi byose bisaba kwihorera cyangwa se bigaragaza kwihorera. Icya cumi, reba niba ari ibintu bishobora gukosorwa. Ese yaguciye inyuma mu bihe? Ni ubusambanyi? Ese ni uguteretana? Ese yasohokanye n'undi muntu? Ese guca inyuma biri mu buryo bwinshi. Reba niba icyo gikorwa yakoze gishobora kuganirwaho. No guca inyuma asambana ugasanga mwabiganiraho bigakemuka bitewe n'umutima ndetse no gukomera wowe wifitemo. Hari ubwo aba ari ukwibeshya, uburwayi cyangwa ibintu byatangiye kera. Niba mwembi
mwifuza gukomeza hari igihe gishobora kwifashishwa mu kubaka bundi bushya. Aha ngaha icyo bishatse kuvuga ni iki? Ushobora gusanga yaguciye inyuma kubera ko wenda utamenye ko no kuva na mbere yabikoraga mbere yuko mumenyana, wenda ari umukunzi wawe, cyangwa se utazi ko mbere yuko mubana yarabikoraga, ariko mwaganira akakubwiza ukuri ati na mbere yuko tubana nari imeze gutya. Aho ngo mushobora kubiganiraho bikajya mu murongo bigasubira mu buryo. Icya 11, niba bigusaba kuva mu rukundo si uburangare. Iki kirumvikana, niba yaguciye inyuma mukundana ukabona ibyo twavuze haruguru byose nta na kimwe wakora, nta n'icyo washobora, ahubwo igishoboka ari ukuva mu rukundo. Niyo mahitamo ruvemo, aho kugira ngo umukorere ikintu kibi n'amategeko aguhane, wava mu rukundo. Guhitamo kugenda ni uguhitamo kwiyubaha. Rimwe na rimwe gutandukana ni intambwe iganisha ku bugingo bushya cyangwa se ku buzima bushya. Icya 12 cyo cya nyuma, wiyubake buhoro buhoro nyuma yo kumenya ko waciwe inyuma. Hagiye ucibwa inyuma ari ibintu bigaragara bidasaba kugira ngo ubanze ukurure amakuru umuntu wamwifatiye ari guca inyuma. Nta kindi wakora, yubake buhoro buhoro, kuko aho ngo nta n'andi mahitamo uba usigaranye usibye gutandukana nawe cyangwa se ukamubabarira mukagumana, kandi niyo mwagumana igikomere kikuguma ku mutima, ukiyubaka buhoro buhoro. Shaka ibyo ukunda, sabana n'inshuti zawe, funguka ku mahirwe mashyashya. Niba yari fiyanse wawe, fungukira undi muntu umutima kugira ngo winjize amahirwe mashyashya, kuko urukundo rw'ukuri n'icyubahiro biracyariho. Ndabakunda cyane. Niba iyi video wayikunze, wakora subscribe, ukanda share na like ndetse no kunzogera, kugira ngo n'ibindi biganiro byiza kandi biryoshye biryoheye amatwi bizajye bikugeraho umunsi ku munsi.